Shalom, shalom, mbahaye ikaze muri iki kiganiro mukomeje kugenda mukunda muri benshi, aho tuvuga ku banyabigwi, abantu bagiye bakora ibintu bikomeye, bakubaka izina babiheshejwe n'Imana, ndetse imirimo bakoze uyu munsi tukaba tukiyibuka, ikadutera amatsiko tukibaza ngo ese ibi bintu birashoboka ko byabaho natwe muri iki gihe cyacu? Nanjye nkakubwira ngo yego birashoboka, kuko iyabakoresheje biriya niyo ikiriho, niyo yabigukoresha nawe, ntucike intege. Ku ngoma ya Hasuwerusi wategekaga ibihugu 127 bya Etiyopiya, mu bwami bw'i Shushani habonetse umunyabigwi, akora ikintu gikomeye, arokora ubwoko bwose bw'iwabo. Mu minsi 180 umwami Hasuwerusi yayimaze yerekana ubutunzi bwe, yerekana ubwiza bwe, yerekana icyubahiro cye, igitinyiro cye. Aho rero hari mu gihugu cy'i Shushani, aho Hasuwerusi yari ayoboye ibihugu 127 bya Etiyopiya. Rero iyo minsi imaze gushira 180, atekeshereza abantu ibyo kurya no kunywa ibwami, atumiramo abakomeye b'Ubuperesi, atumiramo imfura z'abatware, atumira abatware be bose, atumira n'abagaragu be. Noneho rero mu minsi 7 y'iyo minsi bamaze aho ngaho, yatumiye aboroheje n'abakomeye. Vashiti nawe yari umwamikazi icyo gihe, ari ku ngoma, ari umwamikazi yambaye ikamba, atekeshereza abagore ibwami, ari ibirori rwose, banezerewe. Umwami aho yari arimo yerekana nyine icyubahiro cye no gukomera kwe. Umwami rero ngo anywe vino anezerwe, narangiza atumeho inkone ze 7 zamugendaga iruhande. Izo nkone zaramuherezaga ngo zijye kuzana umwamikazi yambare ikamba, narangiza yiyereke abari bari aho, kuko umwamikazi Vashiti nawe yari mwiza. Umwamikazi ngo abyumve arabyanga. Umwami rero yumvise ko umwamikazi yabyanze, ararakara, kandi noneho n'abandi batware bari bari aho birabababaza. Babwira umwami bati ntago uyu mwamikazi acumuye ku mwami gusa, ahubwo acumuye kuri bya bihugu byose 127 muhagarariye. Nuko rero abo batware ko byari bibabaje, begera umwami bamugira inama ko akwiye gushyiraho itegeko, umugabo wese akajya ategeka mu rugo rwe, iryo tegeko rikwire muri ibyo bihugu 127 umwami Hasuwerusi yari ayoboye. Nuko rero iryo tegeko umwami arishyiraho ikimenyetso, riremezwa, ariho na n'ubu ari nabyo tugenderaho, ko umugabo ari we uyobora mu rugo. Nuko rero iryo tegeko rijyaho, ariko abo batware nanone bavuga ko kubera icyo Vashiti yakoze bakwiye kumuha igihano. Umwami amwambura ikamba ry'ubwamikazi, bamukura mu bwami. Nuko muri icyo gihe rero mu murwa w'i Shushani hari umuyuda witwaga Morodekayi. Yari mwene Yayiri, mwene Kishi w'Umubenyamini. Yayiri uwo yari yarajyanywe ari imbohe ku bwa Nebukadinezari, aho rero ariwe waje kubyara Morodekayi. Uwo rero Morodekayi aza kurera umukobwa wiswe Hadasa. Hadasa ari we Esiteri, yari umukobwa we amubereye se wabo, kuko uwo Esiteri yari imfubyi, ababyeyi be bamaze gupfa, yarezwe na Morodekayi. Rero akaba ari we tugiye kuvugaho uyu mukobwa, uburyo yabaye umunyabigwi, uburyo Imana yamukoresheje ibintu bikomeye, ndetse no muri iki gihe ntawe urabasha kubikora.
nuko rero umwami amaze gushira umubabaro b'abatware bamugira inama bati urabona ko umwamikazi ntawe ugihari, rero byaba byiza duteranyije abakobwa bo mu murwa w'i Shushani, umwami yazagira uwo ashimamo akamugira umwamikazi. Iyo nama rero umwami arayikunda, bateranya abakobwa bose bo mu murwa w'i Shushani na Esiteri agendamo, barindwa rero n'inkone y'ibwami yitwaga Hagayi. Nuko rero Esiteri agirira igikundiro kuri Hagayi, aramukunda ku buryo ntacyo yasabaga, ahubwo we Hagayi yaramugeneraga ibyo amuhaye akaba ari byo yakira, kandi arakundwa cyane kugeza ubwo yamwimiye akamushyira mu nzu ya wenyine aho yarindirwaga. Nuko rero igihe cyo gushyirwa umwami kigeze, Esiteri baramumushyira, umwami ngo amurebe aramwishimira rwose, amurutisha abagore bose, amurutisha abakobwa bose, arangije amwambika ikamba ry'ubwamikazi. Nuko rero muri icyo gihe Esiteri yambaye ikamba ry'ubwamikazi, yari ataravuga ubwoko bw'iwabo. Muribuka aho Esiteri yakomotse ku bantu twatangiranye, muze gukomeza kuba maso kugira ngo tubashe kumva iyi nkuru y'uyu munyabigwi. Nuko rero igihe kimwe Moridekayi yicaye ku irembo, yumva abagabo babiri bo mu nkone z'ibwami zarindaga urugi, Bigitani na Tereshi, bashaka kwica umwami. Moridekayi ngo abite mu matwi abibwira Esiteri. Esiteri nawe aragenda abimenyesha umwami. Umwami noneho rero nawe arabigenzura, amaze kubigenzura koko asanga abo bagabo n'ubundi bashakaga kwica umwami. Aba bagabo rero barabamanika babaca imitwe. Nuko rero ibyo byabaye babyandika mu gitabo cy'ibicurabwenge imbere y'umwami, barabibika. Nuko rero igihe kimwe Hamani umwami aza kumuzamura, amushyira hejuru, amurutisha abandi bantu bose, amugira umutware mukuru. Arangije atanga n'itegeko ko abagaragu bose baba ku irembo ry'ibwami bagomba kujya bamwunamira bakamuramya. Nuko rero ibyo bigakorwa. Kandi muribuka ko ku irembo ry'ibwami na Moridekayi ariho yabaga, ariko muri abo bamwunamiraga Moridekayi yanga kunamira Hamani. Hamani biramubabaza kuko abandi bagaragu babagaho bagiraga inama Moridekayi bati se ko ari itegeko ry'ibwami waretse kurigandira, wamwunamiye ko natwe tumwunamira. Hamani ati reka dati njye ndi umuyuda, aho kugira ngo dupfukamire umuntu cyangwa tumuramye, burya njye banyica ko nta muyuda upfukamira umuntu kereka Imana. Ari naho twakura isomo natwe uyu munsi, ntitugatinye abantu, ahubwo tujye dutinya Imana yo ireba ikamenya n'ibihishwe, ikamenya n'ibiri imbere mu mutima w'umuntu, aho umuntu we atabasha kureba. Rero ibyo bintu bibabaza Hamani. Hamani atangira gukora iperereza kuri Moridekayi, asanga ngo n'ubwoko ngo bwigize kujyanwa ari imbohe, bwagiye butatanira mu mahanga. Kandi Hamani yumva ko kwica Moridekayi noneho wenyine bitaba bihagije, amaze kumenya amakuru y'uko anakomoka mu bwoko bwagiye butatanirizwa mu mahanga, bwajyanywe ari imbohe. Rero noneho yigira inama yo kurimbura ubwoko bwose. Niko rero kugenda agasanga umwami Hamani, kuko yari atoranye ku mwami icyo gihe, arambwira ati umwami nyiricyubahiro, hari amakuru uyu munsi namenye ko hari ubwoko bwagiye butatanira mu mahanga, bufite amategeko yabwo atandukanye n'amategeko yacu, kandi bigaragara ko amategeko yawe ubwo bwoko butayubaha umwami nyagasani. Nuko rero Hamani arambwira ati rero ku bw'izo mpamvu twamenye ko bagandira itegeko ry'ubwami, aba bantu ntibakwiye kubaho nyagasani, niyo mpamvu ngusaba kugira ngo ubu bwoko tubwice tuburimbure. Umwami aravuga ati eti burya mu bihugu nyoboye hari abantu bakiri kugandira itegeko ryanjye. Umwami rero arangije atanga ubwo bwoko ngo baburimbure mu mahanga yose aho bari, abo bayuda babarimbure kuko bagandira itegeko ry'ubwami.
nuko rero inyandiko zirandikwa bashyiraho n'ikimenyetso cy'umwami, batanga amatangazo n'izo mpapuro ziragenda ko ubwo bwoko aho buri hose bugomba kwicwa, umwana, umugore, mbese umugabo, umukecuru, ukuze, umutoya, bamwice bamukureho. Nuko ngo mare gutanga iryo tegeko, Hamani ajya kwicarana n'umwami, bicazwa no kunywa. Abantu baratangara, bari aho barumirwa, bagase umuntu aramara gutanga itegeko ryo kwica ubwoko bw'Imana akajya kwicazwa no kunywa, mbese arimo aserebura icyo yakoze. Nuko Moridekayi rero amenya amakuru y'uko batanze itegeko y'uko ubwoko bw'iwabo bugomba kwicwa. Arangije ashishimura imyambaro ye, yambara ibigunira, yitera ivu, arasohoka ajya mu murwa, ajya kuririrayo. Araboroga ataka n'ijwi rirenga ry'umubabaro. Ajya imbere y'irembo ry'ibwami, kuko n'undi ntawabashaga kuhanyura ameze atyo yiyambitse ibigunira. Kandi ni ukuvuga ngo mu bihugu byose aho iryo tegeko ryageraga hahitaga hacura umuborogo n'amarira menshi. Urumva ntibyari byoroshye kumva ngo kuba uri ubu bwoko ugomba kwicwa byonyine, ntibanakumenyeshe ngo urazira iki, uzira ko nyine uri ubwo bwoko. Hagacura umuborogo ukomeye, bakibaza ukuntu bagiye gusiga ibyo bari bamaze kugeraho se, uburyo n'ubundi bari babayeho bidashimishije, ariko nabyo bakaba bagiye kubyakwa. Hagacura umuborogo ukomeye. Nuko rero barangiza bakiriza ubusa, bagasenga, bakiryamira hasi biteye ivu. Nuko rero rimwe abaja ba Esiteri n'inkone ze baza kumumenyesha ibyabaye, ati twabonye mwene wanyu yambaye ibigunira. Nakubwo bari bataramenya ubwoko bw'iwabo, baramubwira ati twabonye wa muntu wakureze cyangwa se umubyeyi wawe ari mu irembo ry'ibwami yambaye ibigunira, yiteye ivu. Esiteri biramubabaza, yohereza imyenda ngo bayihe Moridekayi yambare, yambura ibigunira, ariko Moridekayi arabyanga. Nuko Esiteri rero atumaho inkono imwe, arayituma ngo agende ntagire undi muntu areba, agende ajye kureba Moridekayi amubaze ibibaye n'impamvu zabyo. Nuko Moridekayi rero atekerereza iyo nkono uko bimeze n'umubare w'imiya zatanzwe kugira ngo ubwo bwoko bwicwe, kuko Hamani yari yategetse ko hari amafaranga agomba gutanga ibwami, ariko ubwo bwoko bwose bakaburimbura. Rero ibyo byose Moridekayi abibwira iyo nkone. Nuko rero amaze kubimubwira, atuma iyo nkone ngo igende ibwire Esiteri, ajye ku mwami ahakirwe ubwoko bwabo. Inkuru rero iragenda igera kuri Esiteri, barabimubwira, bamubwira n'icyifuzo cya Moridekayi ko yifuza nyine ko yagenda agahakirwa ubwo bwoko bwabo ku mwami, akareba ko yakwinginga umwami ntibarimbure ubwoko bwose. Amubwira uko ibintu bimeze. Nuko rero navuga nti reka iyi nkuru nyisubikire aha, tuzakomeza mu gice kizakurikiraho. Tuzamenye se Esiteri yaje kwemera koko kujya guhakirwa ubwoko bwabo imbere y'umwami, ko umwami yari amaze gutanga itegeko ko ubwo bwoko bwicwa. Ese ko umwami ataramenya ko ubwoko batanze ngo bwicwe ari ubwoko umwamikazi akomokamo, azabubabarira cyangwa azaguma kubutanga ngo bwicwe? Ni mu kiganiro kizakurikiraho.